twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Max One TV. Bisanzwe tugiye kubagezaho amakuru arimo aratrendinga hanze aha ngaha. Twagiye tubagezaho mu nkuru zacu zatambutse ifatwa ry'umusore wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda ari ryo ryitwa Inspiration Backup. Twababwiye muri bimwe mu byo twagendaga tumenya byagiye biranga iryo rushanwa cyangwa kuri bimwe byagendaga birigarukaho. Prince Kid rero wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda yatawe muri yombi ku itariki hagati y'itariki 10 ndetse na 15 z'ukwezi kwa kane. Prince Kid akimara gutabwa muri yombi, izo nkuru twagiye tuzibakorera. Urabizi ko n'umukuru twababwiye yuko n'umukuru w'igihugu yabigarutseho mu nama yahuje abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Icyo gihe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yabigarutseho avuga ati ese ibyo bintu ni ibiki biri gukorerwaho, guta umuntu abyuka mu gitondo agategura irushanwa kugira ngo abone inyungu runaka ku mwana w'umukobwa. Prince Kid kuri ubu ngubu rero nuko ikintu nakubwira kigezweho kano kanya, RIB yamaze kumukorera dosiye, ubu yashyikirizwe ubushinjacyaha. Ubu agiye gutangira gukurikiranwa ibyaha rero bagarutseho arimo arakurikiranwaho ni ibyaha bitatu. Harimo icyaha cyo gusaba ruswa cyangwa mu kimwe gufata, ni ukuvuga kuba wowe gufata icyo uri cyo ukaba wakikoresha kugira ngo ube wakoresha umuntu nk'ibintu by'agahato, niba ari imibonano mpuzabitsina, cyangwa kimwe gufata nk'izina ufite wenda titire yawe ugashaka kuyikoresha mu nyungu zawe bwite. Ibyo bintu rero biri mu byo Prince Kid kugeza aka kanya arimo arakurikiranwaho, dore ko harimo n'icyo kuba harimo nta buhamya buratangira gutangwa ku byaha ashinjwa, dore ko hazaboneka n'abatanga buhamya, nubwo nta uramenya ngo bizagenda bite. Ko rero Prince Kid yamaje gushyikirizwa ubushinjacyaha, bugiye gutangira dosiye ye, agiye gutangira kuburanishwa mu mizi. Ntago byatangajwe ngo urubanza rutazatangira ryari, ariko nuko kugeza aka kanya urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kumushyikiriza urwego rw'ubushinjacyaha. Kugeza aka kanya rero ikintu nakubwira, nakwifuriza gukanda subscribers kugira ngo ukomeze ukurikiranye inkuru, kuko tugiye gukora n'indi story ya Prince Kid ya mbere ni ukuvuga ngo ibyo yatangaje mu irushanwa ryo muri 2019 ubwo ni mwiza Megan yatwaraga irushanwa rya Miss Rwanda. Hari bimwe mu byo Prince Kid yatangaje, nubwo uyu munsi wa none Prince Kid asa nkaho ari mu bihe bidasanzwe. Twavuga nyine ko ari bihe bidasanzwe, ari gukurikiranwaho icyaha nk'iki ngiki. Kugeza aka kanya nakubwira yuko Prince Kid ntago navuga ko ari igikuba cyacitse, ntago ari igikuba cyacitse, ko Prince Kid biriya bintu akurikiranweho ni ibintu ntavuga ko atari ibintu yakoreyeho, ni ibintu byakozwe bijya muri recorder. Muri make bisa nk'ibibikwa, ni ibintu bishoboka ko Prince Kid icyaha cyazamufata cyane ikimufata, kuko ibimenyetso bihari nk'amajwi mu rwego rw'ubushinjacyaha ntagafatwa nk'ikimenyetso gikomeye, kuko keretse inyandiko bo bareba ibintu biri in fact, bya bintu bifatika ushobora kwerekana ngo kanaka yankoreye iki n'iki, niba ari ifatwa ku ngufu. Cyo hari imashini zihari runaka zipima zikagaragaza koko icyo cyaha cyarakozwe. Ariko hakaba n'ibintu nabyo bitagira ibimenyetso bibigaragaza. Madamu rero First Lady wa President Paul Kagame yaje kuganiriza abari b'u Rwanda, arababwira ati nge nk'abakobwa b'u Rwanda ntago muri abana bo kuvuga ngo mwebwe muri abana ku giti cyanyu, ntago muri abana ku giti cyanyu cy'ababyeyi banyu, muri abana b'igihugu. Ikintu mugomba gukora ni kimwe, mugomba gukora inshingano nk'abari gukorera igihugu cyanyu, ntago mugomba kureba inyungu zanyu bwite. Kuri ubu ngoro Prince Kid wamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha. Ikintu nagutangariza kano kanya nuko Prince Kid asa nkaho itegeko ryamaze kumugonga, kuko iyo ikintu cyakozwe burya mu gihugu ukumva na Perezida wa Repubulika akigarutseho akivuzeho,
biragoye kugira ngo amategeko akurenganure, kuko ikintu cyabaho ni ikintu nakita ko cyaba kidasanzwe, kuko kuvuga ngo perezida yavuze ku kintu byonyine uwo mushinjacyaha wavuga ngo yahinduye umuntu umwere. Sinavuga ko perezida yamushinja icyaha, kuko icyo gihe ubushinjacyaha nabwo buzakora akazi kabwo, ariko ni ibintu bitoroshye. Prince Kid keretse wenda niba habaho nk'indi speech wenda kuba perezida yakongera akabivugaho ati bizakurikiranwe mu mizi, ariko kugeza ubu aka kanya 85% Prince Kid amahirwe yo kuvuga ngo yataha navuga ko ari make cyane. Twebwe rero hano tuba turi gukora stories zitandukanye, tuganira ku ngingo zinyuranye, ariko twirinda gusesereza, tuvuga ibijyanye n'ibidahabanye n'umuco w'igihugu cyacu cyangwa amategeko icyo asaba. Hano kuri iyi channel rero haba hariho inkuru nyinshi tuba twaragiye dukora zitandukanye. Nakwifuriza gukanda subscribe kugira ngo ujye ubona notification, ugakanda ntara kunzogera. Urabona mu mashusho meza tuba twateguye, inkuru tuba twateguye, urabona ko zikeye. Ugiye uza nawe tugafatanya tugakurikira amakuru, akakurikira amakuru. Niba ari inyunganizi ushaka kuduha ukabitubwira muri comment, ndetse dushyiramo na nimero za telefone ku buryo uramutse ushaka ko tuganira twaganira rwose. Twe turisanzura ntago twifunga. Tugiye gukora n'izindi stories zitandukanye, kuko hano buri kanya tuba twapudetinga inkuru nyinshi zitandukanye z'ibyamamare ari bera mu Rwanda cyangwa hirya y'u Rwanda hose. Tugenda tuhagaruka, inkuru zose tuba tuzifite, ntago uzagira irungu. Iyi niyo channel yonyine nakubwira muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ushobora gukuraho amakuru kandi yizewe ari update, navuga ngo akoreweho ako kanya. Kanda subscribe, turabakunda kandi munasangiza bagenzi banyu. Don't miss. Welcome.